Abraham duhere mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se mu gisirikare cy'igihugu RDF gisirikare cy'u Rwanda gitangaza ko mu mpera z'icyumweru gishize abasirikare batatu bacyo biciwe n'ibyihebe muri Mozambique, abandi batandatu barakomerekana mu ntara ya Cabo Delgado. Abasirikare bishwe ari kuwa gatatu tariki ya gatatu bishwe ku ya gatatu Gicurasi, ubwo ibyihebe rero byateraga igico mu ishyamba ry'inzitane rya Katupa riherereye mu karere ka Machomia ni mu ntara ya Cabo Delgado nyine. RDF ikaba ifite ingabo n'abapolisi muri iyi ntara yari yarayogojwe n'ibyihebe byo mu mutwe wa Ansar al-Sunna wa Jama kuva muri Nyakanga 2021. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko aba basirikare batezwe igico ubwo bari mu kazi. Ati byabaye kuwa gatatu Gicurasi mu ishyamba rya Katupa, byabaye rero abasirikare bari mu kazi batatu bagwa muri icyo gico, abandi batandatu barakomereka, abandi bakaba barimo gukira, ariko ngo ku mwanzi byabaye bibi cyane. Mu gihe iri shyamba rya Katupa rero aba basirikare biciwemo ni hamwe moho ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi turere twa Cabo Delgado, mu gihe akarere ka Machomia rihereye muri ko kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Ariko mu mpera za 2023 nabwo urabyibuka ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe byo muri aka gace, zibasha kurokora abaturage bagera kuri 600 bari barafashwe nk'imbohe. RDF kavuga ko ifite ingabo n'abapolisi muri iyi ntara yari yaragojwe n'ibyihebe byo mu mutwe wa Ansar al-Sunna wa Jama. Mu gihe rero izi ngabo nyuma yo kwirukana ibyihebe mu duce dutandukanye nka Palma, Nangade, Midumbe, Kisanga, Machomia, Mochimboa da Praia, kuri ubu ngubu zihugiye mu gutoza ingabo za Mozambique mu rwego rwo kuzongerera ubushobozi. RDF kavuga ko ingabo zayo zimaze kugara amahoro muri Cabo Delgado byibura ku kigero cya 95%. Kuki ingabo z'u Rwanda ubundi uyu munsi twagiye tunabona yuko zagiye zitega agaco ibyihebe cyangwa se abanzi zikafata no muri ambushi, abenshi bakasiga ubuzima, kandi no ngubu gisirikare cy'u Rwanda kiravuga yuko abenshi bamaze kuhasiga ubuzima. Byagenze gute kugira ngo ingabo z'u Rwanda abasirikare batatu bicirwe hariya? Icyambere habayemo kwizera cyane ko mu basirikare bose bariyo kuri uyu munsi wa none abenshi muri bo n'abataratangiranye n'intambara. Mbega ni generation ki abatangiranye n'intambara bari kumwe n'uyu general wahise uzanwa kuyobora, ntago mvuze neza ipeti rye, ariko n'uyu mugabo wazanywe kuyobora intara iyi ngiyi ahangaha nyine mu mbibi z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko bari babizi ko byanga bikunda amenyere ibintu by'urugamba aruvuyemo, ashobora kudufasha kwirinda ibitero byaturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni cyo bari bamuzaniye, bishatse kuvuga ngo n'abasirikare benshi bafite iyo experience. Ndatekereza ko icyo gihe bashobora kuba barakoze ibishoboka byose kugira ngo babe bari mu gihugu, kuko bari bazi bagifite experience y'urugamba, kuko bari baruvuyeho vuba. Rero ibyo ngibyo navuga ko uyu munsi wa none ari byo byatumye abo basirikare batatu bagwa mu gico. Kuko urumva niba umuntu yari asanzwe amenyereye urugamba hakaza uvuye ku myitozo, kuko bagiye bakora ubwo se nibyo twavuga ni cyaha nini nashingira. Ntabwo baba ari bonyine, kandi buriya umusirikare ikintu atozwa we atozwa kumenya ngo jewe ndatozwa iby'urugamba. Buriya abasirikare inshingano zabo haba harimo kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse no gutabara aho rukomeye, ariko bigishwa ikintu cya mbere babanza no kwigishwa, bigishwa ubwabo kwirinda cyangwa se kwicunga ubwabo. Buriya murimo murarwanya ibyihebe, ariko ibyihebe nabyo biri kubahiga, si ukuvuga ko bidafite ubwenge n'amayeri y'igisirikare cyangwa se y'intambara n'uburyo bigomba kurwana. Icyo ni kimwe. Tuzi neza ko igisirikare cy'u Rwanda tukiziho ubunyamwuga, ubupfura n'ubunyangamugayo, ariko kuba tukiziho ubunyamwuga ntabwo bikuraho yuko umwanzi ashobora kubatega mu gico, ashobora gutega igico akaba yahitana ubuzima bwawe. Kuko ntabwo ari ubwa mbere, ubwo ndaguha urugero, ntabwo uyu munsi ari ubwa mbere ingabo z'u Rwanda zivuza yuko hari ingabo z'u Rwanda zapfiriye muri Mozambique cyangwa se muri Central Africa Republic. Urimo uravuga uti wenda ni abashyashya bagiyeyo batari basanzwe babimenyereye, nabyo ndabyemera birashoboka. Ariko se
uretse no kuba ari abo bashyashya wenda batari bamenyerewe nibyo twibaza kuko ntabwo twebwe dukora mu ngabo z'u Rwanda ngo tuze kubihamya ariko tunibuke yuko na mbere hari n'abandi bagiye bagwa muri uwo mutego w'umwanzi. Ibyo byo ntibyabura ahantu hari kurwana urugamba nk'uko wari ubivuze cyane ko noneho n'ingabo z'u Rwanda ntabwo zirwana zirezeriva. Iyo bigiye kurwana urugamba rurimo intambara y'ahantu bahawe kurinda barwana 100% ry'ibyo bafite, ariko barwana nk'ikipe, barwana nk'umuntu ugenda ku giti cye. Ubwo rero mu rugamba nyine ntabwo haburamo impanuka byanga bikunda. Navuga ko abasirikare batatu ni benshi ni benshi, ariko mu by'ukuri dukurikije ababa bahari ntako baba batagize. Niba ugiye mu gace ukagarura amahoro kuri rwa rwego, abo bantu aho hantu wagaruye amahoro bari bahatuye bari abasirikare bahari bari hehe? Ubwo ibyo biba bivuze no kuzaterwa na benshi. Ubwo rero ntekereza ko nyine ni igihombo ariko nanone nicyerekana ko nyine bararwana urugamba nk'urwabo, bashyizeho imbaraga umutima, mbega no gupfira igihugu muri rusange. Ubwo ariko ntekereza ko biba inzira yo kugira ngo nyine muri aka gace abaturage ubuyobozi bwumva imbaraga z'igisirikare cy'u Rwanda, bwumva impamvu bakwiye kumva icyo u Rwanda ruvuga. Iki ni igihombo gikomeye cyane ku ngabo z'u Rwanda, ariko kandi ingabo z'u Rwanda twibukiranye neza zagiye kurwana mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique kugira ngo zagarike imirwano y'umutwe wa Al-Shabaab hakurikijwe amasezerano yo mu 2018 ibihugu byombi byagiranye. Icyo gihe cyangwa se n'ubu ingabo z'u Rwanda zikora muri Cabo Delgado kuva muri Nyakanga 2021. Ibikorwa byazo reka byararanzwe no guhashya imitwe y'iterabwoba nka Ansar al-Sunna, gucyura abaturage bari barahunze no kwifatanya n'abaturage mu miganda. Ni ingabo kandi zikorana bya hafi na misiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU yoherejwemo hashingiwe ku masezerano y'uyu muryango na Mozambique. U Rwanda rukaba rwarohereje abapolisi n'abasirikare barwo muri iki gihugu guhera muri Nyakanga 2021 nyuma y'imyaka irenga 4 ibyihebe byari bimaze byigaruriye ibice bitandukanye by'intara ya Cabo Delgado. Ariko nyuma y'igihe kitageze no ku kwezi ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique zamaze kwambura ibyihebe bya Ansar al-Sunna wa Jama bimwe mu bice by'ingenzi byari byarahinduye indiri yabyo. U Rwanda rero rukaba rwaratangiraga kohereza abasirikare 700 n'abapolisi 300 muri ubu butumwa bwatangiye ku busabe bwa leta ya Mozambique kugeza mu kuza kwa 2022. Byavugwaga ko rumaze kohereza ingabo n'abapolisi barenga 2500, ariko nanone ingabo z'u Rwanda zigashimirwa ko zari zikomeje gutanga umusanzu ukomeye mu kugarura amahoro arambye mu ntara ya Cabo Delgado, ikize cyane ku mutungo kamere urimo gaze inacokorwayo. Mu gihe ibyebero byari byarigaruriye intara guhera mu mwaka wa 2017, ibikorwa by'iterabwoba byo mu 2022 byari bimaze guhitana abarenga cyangwa se abaturage bagera ku 4,000, mu gihe abasaga 800 icyo gihe bari baramaze guhunga ibyabo. Ariko umusaruro ubutumwa rero wanatumye uruganda rwa sosiyete y'Abafaransa Total Energy cyangwa se Total Energy icukura gaze rwongera no gusukura ibikorwa byarwo ahitwa Palma. Ikindi wenda navuga nuko usibye ibyo bikorwa byose Abraham nabyibuka ingabo z'u Rwanda zifatanije n'iza Mozambique icyo gihe zambuye inyeshyamba agace ka Awase. Ni igitero icyo gihe cy'ingabo za Mozambique n'iz'u Rwanda cyavanye inyeshyamba mu birindiro byari bisegaye byazo mu gace ka Awase kari mu kare ka Mochimboa da Praia ahafatwaga nk'ikicaro cyazo. Icyo gihe habaye operation ikomeye cyane kuko n'umujyi wa Mochimboa da Praia ari n'umujyi ukiri icyo gihe wari ukiri mu maboko y'inyeshyamba, wanashoboraga no gukurikira mu bitero by'izi ngabo za Mozambique zifashijwe n'iz'u Rwanda, kandi koko ni nako byagenze. Ni umujyi wari uri ku kilometero 70 mu majyepfo y'wa Palma. Hari n'umushinga munini cyane wo guhindura gaze ibisukika. Icyo gihe rero ingabo za Mozambique zifatanya n'ingabo z'u Rwanda agace ka Awase bongera kukaka inyeshyamba barakisubiza. Navuga ko ni
ingabo z'u Rwanda zishimirwa yuko Mozambique kugeza uyu munsi nubwo itaratekana byuzuye cyangwa se bihamye, ariko byibura hari aho Mozambique maze guhagara mu bijyanye n'umutekano, ariko kandi bikesha ingabo z'u Rwanda. Ariko nanone nkongera nkibaza cyangwa se nkakubaza, kuba batatu mu ngabo z'u Rwanda bararashwe bagapfa, abandi bagakomereka nubwo barimo bavurwa bagakira, hari icyo bihungabanya ku mbaraga cyangwa se ku masezerano n'intego by'ingabo z'u Rwanda zifite ku butaka bwa Mozambique mu bijyanye no kuga n'ubutumwa bw'amahoro zirimo? Ibyo byo biragoye kuko ni akenshi iyo umusirikare ku rugamba avuye muri bagenzi be bibongerera imbaraga zo guhorera cyangwa se guhora, nubwo batabyita gutyo, ariko mu buryo bwa inspiration bakora ibishoboka byose wa muntu wakoze icyo kintu akabyishyurira. Ni nayo mpamvu rero ndabibona nk'imbaraga nyinshi ahubwo ku gisirikare cy'u Rwanda bari buze gukora ibishoboka byose ngo barebe ko bakora ibishoboka byose nyine bagahorera abasirikare babo, bakereka inyeshyamba ko ntabwo ukora ku musirikare w'u Rwanda uko wiboneye. Usibye n'umusirikare w'u Rwanda niyo yaba ari umusirikare w'ikindi gihugu runaka, buriya kumbwira ngo ibyibe ngo byaje ngo byica abasirikare umwe babiri batatu bikabagwa amahoro, se bagenda bikabagwa amahoro? Ni icyo ngicyo rero ndakubwiza ukuri ko ibyo bidashoboka ku ngabo z'u Rwanda. Ibigiye kuba mbona ko nyine biraza kuba birimo imbaraga nyinshi. N'ubundi muri target mu byabajyanye ni uguhangana n'imitwe yitwara gisirikare cyangwa se yiterabwoba. Ntabwo rero cyaba ari igitangaza kumva ngo ingabo z'u Rwanda zagiye guhiga bukwari ibi byihibe, na cyane yuko Brigadier General Ronald Rwivanga avuga ati abenshi mu banzi cyangwa se abenshi b'umwanzi bahasize agatwe, ntabwo byabagendekeye neza. Yavuze ngo ntabwo byabagendekeye neza, hanoze ni ku rugamba nyine, se isasu nyine nta mikino. Iyo umuntu muhanganye mamuhanganye cyakora uramwica cyangwa wakwica. Isasu ntiritoranye iyo rigiye, iyo umuntu arirashe gutya hari n'abantu benshi ubwo nyine yitorera uwo rigomba kuba wari kunze riramutwara ntabwo rijya rihereza. U Rwanda ariko runakomeje gushimirwa ibikorwa nk'ibi ngibi byo kugarura amahoro n'umutekano hirya no hino mu isi cyangwa se muri Afurika, biri mu byatumye buri igisirikare cy'u Rwanda Abraham kizamura izina ryacyo kuva RDF yakwitwa, kuva ingabo z'u Rwanda zakwitwa RDF harya ni guhera mu 2005 no mu 2000, hagati ya 2000 na 2005 hari ndimo nibuka neza. Muri iyo myaka RDF yagiye ijya mu mission zitandukanye, yagiye mu butumwa bw'amahoro muri Darfur, ijya muri Sudan y'Epfo, ijya muri Central Africa, ijya muri Cabo Delgado. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu cya kabiri muri Afurika, 2002 nibwo yatangiye kwitwa RDF. Yego, uyu munsi u Rwanda ni igihugu cya kabiri muri Afurika mu gutanga ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro nyuma y'igihugu cya Ethiopia. Ethiopia nicyo gihugu cya mbere gitanga ingabo nyinshi buriya. Kuko u Rwanda ni urwa kabiri, kinakomeye cyane. Ariko uyu munsi RDF tuvuze ko ari igisirikare cy'umwuga, n'ibindi bisirikare byinshi biza bikigiraho tujya tubabona se baza bakigira ku ngabo z'u Rwanda, ntabwo twaba tubeshye. Zo muri Nigeria ntabwo ari ugutaka, ntabwo dutaka igisirikare cy'igihugu kubera yuko ngo twicaye mu gihugu, se byo umuntu nakora neza abantu bajye bemera ko yakoze neza cyane. Mu nzego z'umutekano u Rwanda rurasurwa cyane, n'izo za Ethiopia abapolisi bayo bajya baza, izo za Tanzania, Nigeria, ibihugu byinshi uzabona ngo hari amasomo runaka ngo ari kubera mu Rwanda, azajya hari za ushirikiano imara zijya ziba zigahuza ingabo z'u Rwanda n'izibindi bihugu, n'ibikorwa byinshi ku ngabo z'u Rwanda bifata amasomo ku ngabo z'u Rwanda. Harimo izo za Nigeria, wenda ndi kugerageza kureba ko nabibona hafi, ariko iyo nzi ni nka Nigeria kuko n'ejo bundi mu bihe byashize uribuka ko Thierry kumwe nayo yarari yadukoreye inkuru rwose igendanye n'izi ngabo. Hari iza Mozambique,
hari iza Somalia binyuze muri AMISOM cyangwa se ATMIS, hanyuma hari iza Sudani y'Epfo, RDF yohereje ingabo nyine n'abapolisi mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye UNMISS. UNMISS ariko none yijyanye na AU birajyana. Hanyuma hakaba Centrafrique ingabo zabo nyine zifata amasomo. Hanyuma hari n'ibindi bihugu mu karere ka Afrika yose bifata amasomo ajyanye n'imyitozo ya gisirikare igezweho, kubaka igisirikare gifite indangagaciro, imikoranire hagati y'abasirikare n'abasivile, gutanga ubutumwa bwo kugarura amahoro. Ibihugu nk'u Burundi bwajyaga bufata amasomo, igihugu cya Uganda igisirikare cyayo, Kenya ndetse na Ethiopia byajyaga bifata amasomo bikura nyine kuri RDF uko ikora. Bishimiraga cyane, ni bamwe mu bantu bishimira discipline ya imiyoborere ibereye igisirikare y'u Rwanda, discipline, command and control, umuco wo gukorana umurava no kwitangira igihugu, gukorera ku ntego no kubaha abaturage n'uburenganzira bwa muntu, gushyira imbere inyungu rusange aho inyungu bwite z'umuntu umwe zicika intege. Ubwo ni mu gisirikare cy'u Rwanda n'urwo rwego nyine bariho. Uyu munsi rero umuntu aramutse avuze ko RDF nk'igisirikare cy'umwuga, nk'igisirikare cy'igihugu gikunzwe n'abanyarwanda, gikunzwe n'abatari